Imana ni nziza kandi ibihe byose reka ikomeze ibe kamere yayo. Ndishimye rero kubw'impamvu eshatu. Impamvu ya mbere nuko Imana yaturinze, impamvu ya kabiri nuko yaduhaye amahirwe yo kugera mu nzu yayo. Amagambo navuze ejo bundi nkibibutsa, nubwo twaba turi inkoni zumye ariko iyo ziraye mu buturo bwera bucya zazanye ururabyo. Rero nzi neza yuko buri muntu wese uzagera mu nzu y'Imana hari impinduka idasanzwe Imana izakora mu mutima we niba yaje abishaka. Reka rero mbasabe dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye muri uyu mugoroba abana bawe watarurukanyije hirya no hino b'abashyitsi ukabazana mu nzu yawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ariko by'umwihariko tugushimiye ko natwe duhaye amahirwe yo kugera mu nzu yawe. Uyu mwanya rero nuwo kwiga ijambo ryawe. Reka imitekerereze yacu yigizweyo haboneka imbaraga zawe. Mwuka wawe wera niwe wandikishije iri jambo, reka amanuke aridusobanurire, kandi ubwo arimo kumfasha ngo mvuge uduhe n'amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza kivuga ngo ntushobora kuva mu Egiputa ngo ugere i Kanani nta mategeko. Ntibibaho. Amateka atwereka ko Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa nk'ubwoko bwayo ibajyana i Kanani. Urwo rugendo Satani yarwivanzemo, kandi urwo rugendo Satani yararurwanyije cyane, kugeza ubwo Imana yaje gusanga urugendo rw'abakristo bava mu bupagani berekeza mu bukristo narwo ruzaba rumeze nk'urugendo rwo kuva mu Egiputa bajya i Kanani. Ariko by'umwihariko kugira ngo tuve muri ubu buzima bwacu buyoborwa na kamere twerekeza mu buzima buyoborwa na Mwuka w'Imana nk'uko twabyize nimugoroba, ntushobora kubona ibyo bintu byiza udafite amategeko y'Imana. Tugiye muri uyu mugoroba rero kureba impamvu nyamukuru zatumye Imana ishyiraho amategeko. Ni iyi: igihe Imana yabwiraga Mose kujyana Abisiraheli, igihe Mose yari ageze mu Egiputa aganira na Farawo, Farawo yabonye Abisiraheli nibamucika bizaba ibibazo. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 8 umurongo wa 24, Farawo arangije aramubwira ati, ubwo ni Mose yabwiraga, Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane. Kangiye ikintu mbabwira, aya magambo Farawo yavuze yayongorerwaga na Satani, kandi n'uyu munsi wa none Farawo w'uyu munsi wa none ari ushushanya Satani. Iyi tactique aracyayikoresha. Satani azatureka tujye mu madini, Satani azatureka tujye gusenga, Satani azatureka tujye mu bintu by'Imana, ariko atubwire ngo nimugende ariko ntimuzajye hehe, ntimuzajye kure. Dufite umubare munini w'abantu baparitse hafi cyane. Ubukristo bwabo buri hafi y'aho ubupagani bwabo bwari buri. Gusenga kwabo kwegeranye nuko bakiri abanyantege nke b'abapagani bari bameze. Imitima yabo iracyatekereza ibiri hafi cyane y'ibyo batekerezaga ari abapagani. Muri make Satani yarababwiye ati, nimugende mujye kuba abarokore ndabona mwasheze, nimugende muba abadivantisti ndabona mwasheze, ariko ntimuzajye kure. Dufite abakristo baparitse ahantu hafi y'aho bari baparitse bakina abapagani. Ni umugambi wa Satani ko abantu binjira mu itorero ntibihane. Ni umugambi wa Satani ko abantu binjira mu nzu y'Imana ntibakizwe. Ariko umuntu wamureba ukabona nubwo yabatijwe aracyaparitse aho yarari. Kiriya kintu bajyamo muri hariya mwimurikagurishwa muri Expo, hari ikintu bajyamo barangiza bakakizengurutsa, hari igihe kigera kigafata umuvuduko kikirukanka cyane, warangiza ugahita uvuga uti ubu ngubu kiramutse gicitse ntabwo nk'Ibugande. Ariko amafaranga yanyu yashizemo umuvuduko utangira kugabanuka, wajya kureba ugasanga uracyaraho warugize gute. Satani azafata abantu abazirike ku cyaha, abaha umuvuduko mu bintu by'Imana. Ikintu gikomeye muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire, mu gitabo cyo Kuva igice cya 10 nanone Farawo arongera abwira Mose, aramubwira ati, muzajyana nabande nimbarekura mukagenda. Mose umurongo wa 9 w'igice cya 10 cyo Kuva, Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu,
kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Kubera iki? Mose yabwiye Farawo ko nta kintu bazasiga. Farawo yashakaga yuko Mose ajyana abagore n'abana bagasigara mu Egiputa. Yari abizi yuko igihe cyose aho abagabo bari bahora bazirikana abana babo n'abagore babo. Kubw'ibyo rero abantu bari kuba bagiye, ariko imitima yabisigaye hehe? Mu Egiputa. Ikindi kintu gikomeye, Mose yasanze nibasiga abana babo mu Egiputa bakajyana abantu bakuru, n'ubundi Egiputa izagira ubwo igira abana ba Isiraheli abaretwa bakomotse ku bana. Reka mbabwire kimwe mu bibazo mfite muri ino minsi, turimo turagenda tukajya gutambira Imana yacu mu butayu, turimo turakora amasengesho, abantu barimo bariyegurira Imana, ariko abana banyu mwabasize kwa Farawo. Abana banyu murabasiga bareba filime zisobanuye ku isabato. Muraza mu materaniro, abana banyu biga muri za segonderi murimo murabasiga mu ngo baracyari batoya. Murimo murasiga imbaraga mu Egiputa, muzakenera kuhagaruka. Aha rero Imana ibona urugendo Abisirayeli barimo ntibashobora gutera intambwe, hari icyo babura. Imana irangije ihamagaza umugaragu wayo Mose. Mose wari warabanje kuba mubi, Imana iramuhindura, imaze kumuhindura imuha inshingano. Kuri uyu munsi abantu barimo barashaka gukora inshingano zera, ariko bakimeze nk'uko bari bameze kera. Hari ibintu ugomba gukora. Ugomba kubanza guhura n'Imana igahindura umutima wawe, kandi ugakwetura inkweto, kuko aho ugiye guhagarara arahera. Inkweto zishushanya iki? Ibitekerezo. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza hehe? Ku misozi. Niba warageze mu nzu y'Imana, ukwiye gukwetura ubututsi bwawe, ukwiye gukwetura ubuhutu bwawe, ukwiye gukwetura yuko uri umukire, ukwiye gukwetura yuko uri umunyacyubahiro. Ibyo bintu ni inkweto abo mu isi bagenderamo, ukwiye kuzikuramo ukambara inkweto z'ubutumwa bwiza. Ngibyo ibyo Mose yakorewe, Imana imuha uburenganzira. Yari yaramaze imyaka 40 yiga mu Egiputa amashuri yabo, uburyo azaba umutambyi w'ibigirwamana bya Egiputa, uburyo azaba umwami, n'uburyo azaba umuntu ukomeye mu bintu yize, kandi no kwica kwari kurimo. Niyo mpamvu yaraje asanga umunyegiputa arimo arashwana n'umwisiraheli, ahita amufata aramwica, kuko mu Egiputa biga kwica, ariko i Kanani biga gukiza. Haleluya. Imana rero yamugeneye indi myaka 40 yo kugenda akajya kubana n'amatungo, akiga kwihangana, aho kwiga kwica akiga gukiza. Nyuma y'iyo myaka 40, imaze kuba imyaka 80, Imana yamuhaye amahirwe yo kugera mu Egiputa, acyura ubwoko bw'Imana, agendana nabwo imyaka 40. Ubuzima bwa Mose burimo ibice bitatu. Hari iminsi yo kujijwa, hakaba iminsi yo gutozwa, hakaba n'iminsi yo gukorera Imana. Ibyo bihe bitatu ndabikeneye, nawe urabikeneye. Imana rero ibona Abisirayeli bakeneye amategeko kugira ngo urugendo rwabo rwicume, kandi Imana ibona ikeneye guturana n'aba bantu. Reka ngiye ikintu mbabwira, iyo ufite umwana wawe kandi akaba agaragaraho indwara za bwaki, ikintu usabwa gukora no kwa muganga barakubwira bati fata umwanya munini wite ku mwana wawe. Aho aryamye umuryami iruhande, umenye temperature ubushyuhe afite. Najya kurya umenye uko ariye, isaha agiye kuryama umenye uko aryamye, umwiteho, umwana wawe arakira. Kubw'ibyo Imana yabonye Abisiraheli ari ubwoko bwayo bumeze nk'umwana wishwe na bwaki. Imana isanga ntikwiriye kuba mu ijuru, irangije avuga ngo mundemere ubuturo bwera nture hagati muri mwe. Haleluya. Kugira ngo Imana itazaza ikurikirana iby'ubwoko bwayo iri kure, ahubwo ibukurikiranire hafi. Uyu mugoroba Imana irimo iravuga ngo niba ubishaka, rema ubuturo bwera mu mutima wawe, nze nture muri wowe. Hari abantu bafite Imana bajya gushaka, hari abantu bajya mu butayu kujya gushaka Imana, ariko mu byakozwe n'intumwa Petero yabwiye abantu ngo Imana yegeye hafi, kugira ngo n'umuntu utabasha kuyibona akaba yumve hafi ye. Haleluya. Mu kwizera jya ukabakaba Imana muri kumwe. Kubw'ibyo rero Imana ibwira Abisiraheli amategeko kuva igice cya 20 umurongo wa mbere. Ibanga ririmo ni irihe? Imana ivuga aya magambo yose iti, Nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'iki? Nzu y'uburetwa. Mbere yuko Imana itanga amategeko, ibanza gukura umuntu mu nzu y'imbohe. Yesaya 61, kandi nazanywe no gukingurira abari mu nzu y'iki? Y'imbohe.
mbere y'uko Imana ihereza abantu amategeko ngo bayagenderemo, Yesu Kristo agomba kubanza kuza agakingura inzu y'imbohe, agasaba abantu gusohoka. Iyo basohotse amategeko y'Imana arabayobora. Icyakora umuntu nakubwira ko atayoborwa n'amategeko, uzamwihanganire, ashobora kuba akicaye mu nzu y'imbohe. Imana iti nabakuye mu nzu y'uburetwa, ntukagira izindi mana mu maso yanjye. Mwegiputa niho ibigirwamana byose bikomoka. N'uyu munsi wa none mu buryo bwa gihanuzi, Egiputa ihagarariye ibigirwamana byose bisengwa ku isi. Ntimurebe iyi Nyabarongo ya hano iwacu, iramanuka ikitwa Nili. Iyo igeze iwabo barayisenga. Iyo igikeri cyavagamo cyabaga ari Imana. Kandi iyo bakoraga ubushakashatsi bw'abakobwa beza ba Miss, buri mwaka bagiraga umukobwa mwiza bajugunya muri Nili kugira ngo bayishimire yuko yabahaye ibyo kurya. Rero Imana yari ikwiye kubakura ku bigirwamana ikabazana ku Mana imwe. Muri iki gihe Ellen White yaravuze ngo nubwo bigaragara yuko abantu badafite ibigirwamana bikubita imbere, ngo ariko ikigirwamana bose barimo gupfukamira ni icyitwa mamoni, agafaranga. Abantu bose imbere y'amafaranga barapfukamye. Abapasiteri barapfukamye, abapadiri barapfukamye, abasenyeri, abanyacyubahiro, abakene n'abatindi bose barapfukamye. Niyo mpamvu kugira ngo inyamaswa izakacira abantu mu Byahishuriwe 13 izabuza abantu gutunda no gutunga. Kandi ikindi, ntukiremere igishushanyo kibajwe. Abantu benshi Abisirayeli kubera kuba mu Egiputa, imitwe yabo yarangiritse, bakazaza bashaka imana zigaragara nk'uko abapagani bari bazifite. Kandi Imana yo mu ijuru yo yashakaga kugaragara mu mibereho y'abantu, ntiyashakaga kugaragara nk'ikigirwamana. Uyu munsi wa none turacyabona abantu benshi bajya mu nsengero bagapfukama. Turacyafite abantu benshi, yewe no ku makarindari no ku bitabo byinshi, turacyabona abantu barimo kuduha amashusho ya ba Yesu. Kugeza ubwo n'uyu munsi wa none dufite filime zirimo gukinwa n'abantu basanzwe rwose b'abakinnyi ba filime, ariko abo bantu twabise ba Yesu rwose. Hari filime wajya gureba umva tukiri mu bujiji. Umva icyo nshimira Imana, iminsi yo kujijwa Imana igira gute? Mu minsi yashize hari filime twajyaga tureba yitwa iya Yesu, bamukubita abantu mu rusengero bakarira. Nzabereka uburyo hari filime ebyiri zakinwe n'ubupapa. Papa yatanze inkunga kugira ngo izo filime zikinwe, kugira ngo izo filime zongere zigarure abaprotestani muri Kiliziya Gatolika, kandi zarabahagejeje. Rero mureke tuve mu bintu by'amashusho, ibintu byo kwikubita imbere y'amashusho no kureba ishusho. Wareba ku gitabo, wareba he ugatuvuga ngo uriya ni Yesu. Reka da, ubu noneho dufite ba Yesu bane. Hari Yesu w'abadive usanga ku bitabo byacu dukoresha, hari Yesu w'abagatulika, hakaba Yesu w'abaprotestani, hakaba na Yesu ukunda kuboneka kunuza ku makarindari ya za surufo. Hari umuyesu wabo nawe mbega ubona ari ba Yesu batandukanye. Magingo aya hamaze gukinwa filime zigeze ku 10 za ba Yesu batandukanye, kandi abo bose amafoto yabo turayafite. Mu minsi yashize nigeze kugendana n'umuntu mu modoka, imodoka yaragiye igenda nabi, ngiye kubona mbona afunguye ikofi akuyemo agafoto kandi ka Yesu umunyamerika w'umukinnyi wa filime. Anje avuga ati iyo ndi kumwe n'uyu nguyu nta kibazo mba mfite. Reka mbabwire bantu mugishaka Yesu wo ku mafoto, muri injiji mu nyuguti nkuru. Ntimukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose, yaba iri mu ijuru cyangwa ibiri ku butaka cyangwa hepfo y'amazi. Ntukabyikubita imbere. Ubu dufite abantu benshi bakijya imbere y'ishusho ya Bikira Mariya i Kabgayi. Pasiteri arahazi aho twari turi, twigeze kuhaca. Noneho habona umuntu ahetse ibijumba, yaba arimo gutambuka, hari ikintu cy'igifoto cya Bikira Mariya ari kumwe na Yosefu na Yesu. Noneho kiri Kabgayi. Umva itegeko bashyizeho ku muntu wese ukunda Imana agomba kuhagera akakireba, kandi ni igisima, barabigeraho bakabireba. Ibindi ni ibiplastike. Kubera iki Kiliziya yakoresheje amashusho? Ngo bwari uburyo bwo kugira ngo irebe mu mitwe haba yiyobotse. Umuntu washoboye gupfukamira plastike kandi abona ari plastike, nagera imbere ya padiri azamubonamo Imana. Ikintu gikomeye aha. Kandi Imana yarakomeje avuga ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Imana irangije irakomeza iravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Aha ngaha
kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka byamaze kuba umuco. Reka no kujya mu yandi madini nigarukira iwacu. Umukristo wacu teremusi irimo irajya guhanuka, yarangiza ngo Yesu. Harya ubwo mbabazi, ubu izina rya Yesu ryakoreshwaga mu kwirukana abadayimoni, uyu munsi wa none rirabuza teremusi guhanuka ngo itikubita hasi. Igihe Yesu yaragiye gusubira mu ijuru, Yesu ajya gusubira mu ijuru yabwiye Imana ngo Data, abo wampaye bose nabarindiye mu izina ryawe ryiza wampaye. Izina rya Yesu niryo turindiwemo, ariko ibintu byose Yesu abirirwa basakuza ku muhanda, abafite uburwayi bwo mu mutwe, izina rya Yesu mwongere muri agaciro ryo gupfa kuvugwa. Reka ngere ikintu mbabwira, mwirinde kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka, kandi kuko Uwiteka atazamubara nk'utacu muyivugiye ubusa izina rye. Imana irakomeza igeze ku itegeko rya 4, iritangiza amagambo yitwa wibuke. Kubera iki? Ellen White yazamukiye kuri aya magambo yandika ngo urugi rwo kwibuka ibyiza Satani yarurimburanye n'amapata yarwo mu bitekerezo by'umuntu. Kubw'ibyo rero Satani muri plani ye yagombaga kuzarwanya amategeko, ariko yagera ku isabato agahanagura. Niyo mpamvu Imana ijya gutanga itegeko ry'isabato yitegereje intambara iri tegeko Satani uburyo azarirwanya. Imana ibanza amagambo yitwa wibuke. Reka ngire ikintu mbabwira, iri jambo ryitwa wibuke ryongeye gukoreshwa mu gitabo cy'Abaheburayo 11, aho Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Yakobo yibuka Yosefu, yibuka iby'urupfu rwe, ategeka iby'amagufa ye. Murebe muri Bibiliya zanyu Abaheburayo 11, Abaheburayo igice cya 11 haranditse umurongo wa 22, kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufa ye. Kwizera kuributsa. Haleluya. Kwizera gutera umuntu w'Imana kwibuka. Rero ku bantu bafite kwizera, Imana izabibutsa umunsi w'isabato. Ariko ikintu kimbabaza, turabafite b'Abadivanisiti bajyaga mu minsi yashize, umuntu yajyaga mu isoko ryo mu cyaro yabona imyumbati yaguzwe cyane, agatabwira abantu ngo imyumbati kwishize bwangu vendredi, bagatambwira ati ntiwibuka ko ejo ari isabato se? Abana bakibutswa isabato iwabo n'ibiryo bikonje bitetse nabi. Mwana yajya kubona akabona iwabo ibiryo nta kigenda, agatavuga ati mva byagenze gute ko batetse nabi? Tagatabwira mugenzi ati ni ku isabato sha. Kangire ikintu mbabwira, mureke isabato yongere urwibutso rwiza. Abantu badafite kwizera muri bo Satani azahanagura isabato mu bitekerezo byabo. Kandi Imana irangije iti mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 ari wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu. Bibiliya yanditswe uyu munsi ibi twabisimbuza imodoka, inzu, iduka, umukozi wawe wo mu rugo, na mobile money zawe, na WhatsApp. Ariko najya mbabwire, itorero ry'Abadivantisti ari ryo torero ryonyine risigaye rikomeza isabato y'Imana. Ni itorero rifite itegeko ry'isabato rizingiyemo ibintu bibiri. Itegeko ry'isabato ritangira rivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora. Iri ni itorero ritari ry'abanenganenzi n'abanebwe, ni itorero ry'abakozi. Umuntu uzaza kuruhuka isabato atagize icyo akora, nayo ntizamuryohera. Ni amasezerano abiri. Mu isabato ni umunsi ukangurira abantu kubanza gukora kugira ngo baruhuke. Hazagira akaga umuntu uhora aruhutse iteka ryose utajya ukora. Turabafite b'abasongarere, turabafite mu basore bacu, turabafite mu byiciro bya jiya, turabafite mu baririmbyi bahora riba ubunje ukondi nta kindi cyakiza. Korari nta uniform, oya murabizi muri no minsi magaze nabi, ugasanga abagabo n'abagore n'abakecuru barimo barateranyiriza imyenda umusore w'umuririmbyi ngo nuko azi kuririmba neza. Muri za jiya turabagira aba nta kindi kinashinzwe ariko azi kuzamura kagura umukarasisi. Yarangiza bakavuga bati none ko tuzakora ibi nibi tuzakira umuyobozi, akabasigaranya abantu nka 6, abagabo abarusha imyaka n'abayimurusha.
uko mundeba rero ubu ngubu buriya ndi umushomeri, ibintu byaranze, nta myenda mfite murantiza cyangwa mundodeshereza. Abadivanisiti bugama mu bandi batashaka gukora, bahora bazenguruka mu ngo z'abandi bajya gucunga aho bazarya ku isabato. Nta sabato izabaryohera. Abamama b'abadivanisiti batajya bagira icyo bakora, bahora bategereje ko abagabo babo bazana amafaranga ngo bagure ibitenge n'amabubu. Adashobora no gufata imbere y'umuryango ngo hakodesha akazu amenemo ibirayi n'ibishyimbo agurisha ajya nasagura iby'abana barya. Isabato izamubihira n'ubundi. Isabato ni y'abakozi. Mwize nabi. Isabato ni umunsi udashobora kuryohera umushomeri n'umunsi n'umwe. Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Ubu wabuze akazi, ubura no kuza ngo ufashe korari riri busura abarwayi CHK. Kibuze ngo ku isabato ububwira Imana uti hari ikintu nakoze. Isabato igomba kuryohera abantu bitoza gukora. Abagabo muve mu bunenganenzi, basore muve mu bunenganenzi, iminsi ni mibi. Ku isabato tuba dukeneye amafaranga, baratwaka ishuri ryo ku isabato, baratwaka ya migisho, dukeneye gukora amavuna, dukeneye gukora ibintu byinshi, ibitabo, TMI yaje, icyacumi kirakenewe, byose ni umurimo w'Imana kandi byose ni amafaranga. Musabe Imana ibigishe gukora. Yesu azarinda aza tugikora. Ariko dufite abantu bahora mu masengesho. Rendi yagiye mu itsinda ryo kwa kanaka, Maridi bafite amasengesho y'abahawe izina, akaba ariyo Merekeredi mu masengesho y'abahabwa amasezerano, Jedi ugakubitana nawe na Bibiliya, yarangiza ukazaza ubona urukweto rwarahengamye, kukunda Imana n'uguhenge ku rukweto murishuka. Ariko reka mbabaze, uramutse ubonye mbwiriza hano imbere nkatangira na kositimu imwe amavuna ikarinda irangira, ntago wangiraho ikibazo. Bakicara akavuga uti ariko uriya mugabo rero iriya myenda yabaye indangamuntu, uriya we ntajya abona yuko binabangamye. Niyo mpamvu nkora umurimo w'Imana nkakora n'akazi kanjye. Mfite akazi kanjye kantunze, ndi umutekinisiye rwose. Tutazanakubitana nambaye isarubeti ukagira ngo naraguye. Nge ndakora kandi biranezeza. Iyo ushaka kuzakubitana nanjye nambaye isarubeti nuriye moto ukavuga uti se yavuye mu buntu bw'Imana. Oya, gukora ni urukingo. Muri Edeni Adamu na Eva baguye mu byago kubera kutagira icyo bakora. Urwa mbere rwa Timote igice cya 5:6, kuko uwidamarariye abapfuye ahagaze. Umuntu Imana ikunda agomba kuba afite icyo akora, yaba mu murimo isanzwe yaba no mu buzima bwe by'umwuka. Kandi Imana irangije itanga irindi tegeko, iravuga iti wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kubera icyo aba bana barimo gukura batazageza mu myaka 70-60 ntago bayigezamo. Kurama biterwa n'uburyo wubashye so na nyoko, ntabwo kurama biterwa na pome nyinshi wariye n'uburyo watembereye mu ndege ujya muri Amerika. Ntago kurama biterwa n'uburyo wariye ubuzima. Ubuzima bw'umuntu ni bugufi. Kurama bizaterwa n'uburyo wubashye so nande na nyoko. Dufite abantu benshi mu makorari yacu, turabafite mu itorero badashobora kumvikana na ba nyina. Nyina barimo kugaragurika mu buriri, undi akirukanka ngo aje kurepeta, yirukanka ngo aje mu karasisi, ngo ariruka aje gukora ibiki ku rusengero. Mubanze mukemure ibibazo by'ababyeyi banyu. Hari umugisha w'ababyeyi. Reka ngiye ikintu mbabwira, umuvumo uzanwa no kutumvira ababyeyi no kutababa hafi ngo tubakemurire ibibazo, nta dini rishobora kuwigizayo. Abantu ntibagishaka ababyeyi babo. Umubyeyi umwe ngo aherutse kuva za Cyangugu, araza kubitana n'umwana we muri gare, arangije umwana aramubwira ati mama mbwira ibibazo byose ufite mbikemure uhite ukomeza. Mwana ati ariko mama wati bananagukumbuye no kukureba reka. Surankumbura ngo bimara iki ko Kigali yaducanze. Haratangira ati urabona inka yagize ikibazo, iso nawe yararwaye, murumuna wawe akeneye kujya ku ishuri, undi yararimo gutera imibare. Arangije abwira nyina ati subira mu modoka unyaruke. Kambabwire bigeze naho mwumva so na nyoko bageze iwawe waba uhomba.
bimwe mu bizaranga imperuka ko yakomeye. Bibiliya iravuga ngo bazaba badakundana babo. Kera umuntu yagiraga bene wabo benshi, yo ugasanga arabirata, minisitiri kanaka murumuna wa papa, depite kanaka musaza wa mama, akabakuratira. None ubu ngubu usigaye ubwira umuntu uti ndi mwene wanyu, ndi murumuna wa nyoko. Telefone agahita yandikaho ngo ibibazo, azaza uhamagara ntayitabe. Isi yarahindutse. Ntukice. Itegeko ryo kwica ryo ryamaze guhanagurika mu bitekerezo by'abantu. Dufite abakobwa barimo gukuramo inda uko bwije n'uko bukeye, babigize imikino. Dufite abantu batica abantu kubera ko polisi ikanuye, ariko bafite ubugome muri bo. Hari abantu basigaye bavuga amagambo ugasanga n'abicanyi ku munwa. Umuntu akaza akakubwira ijambo ugahita wumva baragushyinguye neza, kandi akarikubwira aseka. Kwica abantu byabaye imikino muri za politike z'isi, kunyereza abantu, kubanyonga, n'ibintu byamaze kuba ibintu bisanzwe. Abantu barimo baragotomera amaraso nk'abagotomera amazi. Ariko najya mbabwire ngo umuntu wese wagize uruhare mu kugira ngo umuntu ave ku isi, yaba umubyeyi, yaba umugabo, yaba umugore, waba umunyapolitike, waba umuturage, ntibizakugwa amahoro. Aya amaraso yo ni ikintu mujye mukitondera. Rwose bashiki banjye murimo gukuramo amada, mbabwire amaraso yazabahama. Mbere yuko na Yesu aza tuzajya guhura n'abantu bamennye amaraso bose ari abasazi, kandi byaratangiye. Ejo bundi umuntu yambwiye uburyo muri Amerika ujya kubona ukabona umuntu arimo arirukanka, akakubwira ati baramfashe, kandi nta bazungu arimo kugendamo, nta mwirabura uhari. Ariko igihanga cy'umuntu yikoreye nubwo yagiye kure gituma umutima utatuza. Aha rero itegeko rindi rikavuga ngo ntugasambane. Aba bantu bashize, ubusambanyi bwamaze kugera mu buyobozi bw'itorero, buramanuka bugera mu baririmbyi bacu no mu bigisha bababwiriza. Hari ujya kumva ukumva ngo runaka ntazongera gutumirwa ngo yasize ateye inda, kandi ni umukoro ukarakora amavuna. Ku rusengero abagabo barahobera abagore b'abandi akamutindana, kandi we ntabe yamuha n'ikiganza. Abantu bose barimo barakina za kakawete, umuntu akumva ntiyatombora umugabo nawe ari umugabo, cyangeza ku kisi iki ngiki. Kuri WhatsApp abantu barimo baratwoherereza ibintu bibi bitwangiza kuri WhatsApp. Umuntu yarangiza akakoherereza igifoto cy'umuntu arimo gusambana n'undi, hejuru akabanza akandikaho ngo muntu w'Imana. Nukuri isi irarimbutse neza, irarangiye. Reba nawe ureba aho Satani agejeje abantu. Wagafungura ukagira ngo ni ikibwirizwa, ukabona umuntu arasambana n'undi bari ku muhanda, naho arimo arakwapudetinga. Hari impano zirimo kuva i Babuloni zirimo kutwangiza mu mutwe gake gake. Ubusambanyi bwabaye bwinshi. Abakobwa basigaye bajya gutaha mu ngo bagiye kuba abagore, akitwaza igikapu cyuzuye filime za porono ngo azamenye uburyo aryamana n'umugabo we. Ibyo rero iyo bidashobotse hagati y'umugabo n'umugore, kuko umugore aje muri we ubusambanyi bwaramwuzuye, ntushobora kuzamwuzuza mu bitekerezo bye. Niyo mpamvu abapasitoro basigaye bajya kuganiriza imiryango, ukababaza uti murapfa iki? Umugore ukabona ararize, umutwe arakubise gutya ati mubaze. Umugabo ukamwegera uti ibibazo ni ibi, yarangiza ati pastor agahinda mfite karenda gusandara n'aba ari uvuga. Ibibazo bafitanye nta bindi, ni ibibazo by'imibonano mpuzabitsina batemeranyaho. Kubera iki? Ubusambanyi bwamaze kubica mu mutwe. Ubusambanyi bugeze ku rwego rwo hejuru. Abana banyu kera mwajyaga mubabuza kuganira n'abakobwa cyangwa abahungu, mubakingirana mu bipangu. Ibipangu mwandikaho ko hari imbwa iryana, mushyiraho n'abasekirite bareba nabi. Ariko ubu ngubu abana bari mu butinganyi. Noneho urakingirana umwana, ubwira umukozi wo mu rugo ngo hano ntihakaza abahungu hajya haza abakobwa. Umukobwa yinjire bakora ibyo bakora barasohoke.
ubu abantu benshi batunze abana b'abatinganyi batabizi. Ibi bintu birarangira bite? Ariko reka mbabwire, icyaha cy'ubusambanyi iyo cyageze ku muhanda, Imana ibigiye gusinya. Imana igiye gutera kashe yateye ku munsi mu gihe cya Nowa. Ariko rero ubusambanyi burashyigikiwe mu rwego mpuzamahanga rw'isi. Hari ama ONG menshi arira ku busambanyi ku buryo butahagarara. Naho iwacu mu Rwanda hari amakampani menshi arira ku busambanyi, niyo mpamvu butahagarara. Umva, isi ifite ibibazo byinshi. Aha itegeko rindi Imana yaravuze ngo ntukibe. Kwiba byageze ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo byamaze kubatizwa amazina. Usigaye abwira umuntu uti se ko wiba, ati hoya ntago niba nge ndabyeta. Ndabyeta nta mukristo wiba. Undi mukaganira ati ibi bintu ukora ni ibiki, ati ngewe siniba, iyi ni injyawuro. Rero kwiba babyise amazina kugira ngo abakristo bibe neza, abadivaniste babashe kwiba nta kintu kibashinja. Umukristo w'umudivaniste ntago yiba arabyeta, ntago yiba arya injyawuro. Niyo mpamvu urahamagara mwene so muririmbana muri korari, ukamubwira uti hari ikibanza nabonye hariya, ngirayo wowe uziranye nabo, ubambariza amafaranga make, noneho nse naho nyigura ariko ari wowe ukiguze kuko muraziranye. Yagera yati ikibanza nangaho, uti ni miliyoni 2. Aturiya muswa shyiraho 3 ndamurega araziguha, miliyoni 1 ni yanjye. Ubu dufite abakristo barimo kurega abandi, kandi mugahurira ku isabato arimo gutanga inyunganizi mu migisho bishyushye. Ibisambo, uziteraniro ry'ibisambo ryo ku isabato. Kangira ikintu mbabwira, amategeko y'Imana turasabwa kongera kuyarabukwa bushyashya. Itegeko rindi Imana yaravuze ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Uru Rwanda rwacu rero amadayimoni yarumanutsemo mu gihe cya jenoside, buriya yarongera anarumanukamo mu gihe cya gacaca, aho umuntu yakurebaga ugenda mu modoka nziza agahita avuga ati uyu munyagwa ko atantanze i Kigali ni gute ntanga imodoka nziza. Ndavuga ati munsi y'inzu ye wujuje inzu nziza, inzu ye mo imbere bayubatse hejuru y'umurambo w'umuntu. Inzu bakaza bakaritagura bagasanga nta muntu urimo, kikaba kirahimye ati sawa kimwe nawe atangire kuri 0. Koreka ngiye ikintu mbabwira, Abanyarwanda dukeneye Imana mu rwego rwo hejuru kurusha abanyamahanga. Ariko abantu bagahurira mu rusengero ngo n'abakirisi isabato nziza kuri twese. Hari umuntu ufunze azira amanyanga yawe. Ibi ntago bizoroha. Mu nama z'itorero iyo bakwanze, ujya kubona ukabona inama y'itorero ibonye ikirego, yarangiza iti umuntu uhagaritse kuri ibi bintu ninde, ukajya kubona ukabona umumama mwiza w'umudiyakonikazi. Ni impamo y'Imana. Abadive basigaye banarahira ngo ndagatwika Bibiliya y'Imana, babaye bagaturika neza. Ni impamo y'Imana. Pfusha imfura yanjye iki gihe, pastor uyu muntu iki kibazo ngewe naramwiboneye, muranaturanye aranakuzi ko n'izina atariza atazi naho utuye. Ubu dufite abantu inama z'itorero zibangamira, bashinjijwe ibinyoma n'abantu bitwita ngo ni abantu twizeye neza mu rusengero. Ceceka rero umukuru w'itorero yakwanze, agushinja ibyaha biruta ibya Yesu i Karuvari. Yaba yasibye mu nama, ikibazo cyawe ntikigwe kikazigwa ari uko yaje gushinja ibinyoma. Ubu se turajya hehe? Bibiliya irakomeza ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we. Ibi byo ntago nabivuga, abadivaniste basigaye bibana abakozi bo mu rugo. Naraza kugusura, yarya neza akabona umukozi wawe araje, aje yakarabye intoki, agiye kubaha ibiryo arabanje arabisengeye. Nagahita avuga ati uyu mukozi ntaberera urugo rw'aba batindi rwose. Uyu mukozi akwiriye kuba mu gipangu cyanjye, akazaza managinga urugo rwanjye. Ujya kumva umukozi arakubwiye rero ejo uzashaka gusigaho umwana
mfite urugendo mu rugo barankeneye cyane. Ubwo kandi uwo nawe ngo ni umukozi w'umudive w'umukirisitu ye. Ya mu gitondo telefone wajya gukubitana nawe ugakubitana nawe afite ambaraje agiye guhaha mu rugo muturanye. Se mwese ntimwibana bakoze. Arangiza ngo amategeko y'Imana nimwe muyahagarariye. Kwifuza umugore w'abandi. Dufite abagabo badashobora kwicarana n'abagore babo mu nsengero, ahubwo abarimo kureba umugore w'abandi muri korari ugasanga yamwegereye arashaka ko bakorana utujeste. Se washatse indirimbo zo mu gitabo kazaza ukorana geste n'umugore wawe mu rugo. Kangira ikintu mbabwira, nta mugore utaba mwiza wamwegereye wamumwenyuriye uri umugabo. Ese umugore ntiwamuguriye igitenge, umugore wamugaburiye nabi, nta mavuta wamuhaye, inkweto yambaye n'ikamba mbiri, igihe cyose uba umubwira ngo arasa nabi ntaberwa, ubundi mu mutwe yakumva ko ari mwiza ate? Umukobwa umwe baramubwiye ngo ni mubi, akubita imyaka 30 n'ingahe nta musore umuganiriza. Abandi bakobwa baramubwira batumva, wabuze ukubwiza ukureka tukubwire, uri mubi ku buryo nta n'umuhungu wakwegera ngo bamufotore. Umukobwa arababara ariheba, ariko aza kwakira Imana nyine ariyakira. Umunsi umwe rero ajya mu ndorerwamo aravuga ati reka nje kureba ububi bwanjye. Ageze mu ndorerwamo afunga isura abona ni mubi, amwenyuye abona abaye mwiza, aravuga ati nzagendera kuri aka. Koko mwabadamu mwe uzabe mubi unanirwe no kumwenyurira abana bawe wabyaye n'umugabo? Aya mategeko y'Imana yari afite ibintu byinshi cyane ahishe, ariko abantu b'uyu munsi wa none ntitubasha kuyumva. Abisiraheli bari mu Egiputa, Imana yabahaye amategeko kuko bari bafite ibibazo 7 bikomeye. Icya mbere, muri Egiputa hari ibigirwamana byinshi. Icya kabiri, mu buretwa bari bamazemo igihe kirekire bari barabaye ibyigenge. Icya gatatu, bari abantu bivumbura kandi badafite uburere, abantu bivumburaga bakivumbura no ku Mana. Icya kane, imirire n'iminywere yo mu Egiputa yicaga ubwonko n'umubiri. Bari barazambye, bari bakeneye amategeko 10 y'Imana bagakenera n'amategeko y'ubuzima. Ikindi, ibintu Imana yabasabaga bumvaga ari amananiza. Kwibuka ibyiza byari ibintu bitarangwa muri bo. Umurongo batandukanya n'abapagani wari warasibanganye. Zaburi 19:8, amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Mperutse kuganira n'umuntu wo muri ADPR, ndamubwira ntariko bite ku mategeko y'Imana. Arangije arambwira ati nkuraho uwo mudayimoni w'isabato. Ikibazo ngiki, isabato Imana yayitanze ari umudayimoni cyangwa yayitanze ari umugisha? Iyi ni imyumvire y'abanyamadini barwaye mu mutwe. Ikintu nagira mbabwire gikomeye, kuva 32:15 Mose yerekana uburyo Imana yatanze amategeko. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi, inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'iki? N'Imana. No kwandika ku buryo bwo gukeba kuriho kwari ukwiki? Kwari ukw'Imana. Amategeko 10 yari ay'Imana, ntabwo yari aya Mose, kandi ibintu Imana itanze bihoraho iteka ryose. Ikindi kintu gikomeye ahangaha, Imana niyo yanditse kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 y'Uwiteka. Igihe cyarageze Mose kubera uburakari amena aya mategeko. Imana imubwira kugaruka mara iminsi 40. Ya minsi 40 ayimaze, Imana yongera kwandika amategeko 10. Iyo amategeko aba atari meza, Imana ntiba yarayanditse bwa kabiri n'urutoki rwayo. Ikintu gikomeye, hari itandukano hagati y'amategeko 10 y'Imana n'amategeko y'imihango. Amategeko 10 y'Imana yitwa amategeko atera umudendezo. Haleluya. Ubu abanyamadini bandi batwita ko turi abaretwa b'amategeko, ariko nitwe bantu b'umudendezo, kuko amategeko y'Imana atera ku bantu kuba b'umudendezo. Amategeko 10 y'imihango yo ntabwo yari 10, yitwa amategeko agize imihango. Amategeko 10 y'Imana yavuzwe n'Imana ubwayo. Amategeko y'imihango yahawe Mose ngo ayabwire abantu. Amategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana.
aya y'imihango yanditswe na Mose. Amategeko 10 yashyizwe mu isanduku y'isezerano aho Imana yagaragariraga. Amategeko y'imihango yashyizwe iruhande rw'isanduku, ntabwo yashyizwemo imbere mu isanduku. Yabayeho mbere y'icyaha amategeko 10, ariko ay'imihango yahawe abantu nyuma yo gukora icyaha. Intego y'amategeko 10 yari yo kumenyekanisha icyaha. Intego y'amategeko y'imihango yari yo kumenyekanisha igihembo cy'icyaha. Kuko ibyo rero amategeko 10 ahoraho yahamijwe n'ubutumwa bwiza kandi nta rushya. Haleluya. Iby'umwuka, amategeko y'Imana 10 n'aya mwuka, kandi amategeko y'Imana aruzuye, aratunganye, arera kandi arakiranuka. Ariko amategeko y'imihango yakuweho ku musaraba. 10 ntago yakuweho n'ayiteka ryose, ariko ay'imihango yakuweho n'urupfu rwa Yesu. Amategeko 10 y'imihango niyo Paulo yavuze ko ari urwandiko rwaturegaga. Kandi amategeko 10 y'imihango Bibiliya yita ko ari amategeko akontorora umubiri, mu gihe amategeko 10 yo arayiki arayumwuka. Amategeko 10 nta gukira, amategeko y'imihango nta gukiranuka ko ari kuyarimo kandi yarahindukaga, ariko amategeko 10 y'Imana ahoraho iteka ryose. Rero ikintu gitangaje ni kimwe, abanyamadini ntago barabasha kumva isano iri hagati y'urupfu rwa Yesu, ubutabera bw'Imana n'amategeko 10. Ku musaraba Yesu yari arimo kuzuza ibisabwa n'ubutabera, kandi amategeko yananiye abantu gukomeza, Yesu yari arimo kubaha imbaraga zo kuyakomeza. Iki kintu abanyamadini bagomba kucyumva. Byagenze gute rero kugira ngo amategeko ahanagurike mu banyamadini? Ubwa mbere, kuruhuka ku cyumweru kugira ngo gisimbure isabato byategetswe n'umwami Constantino mu mwaka 321 nyuma ya Kristo. Iryo tegeko ryavugaga ko abatuye mu mudugudu bose baruhuka kuri uwo munsi w'izuba. Wari umunsi w'iki? W'izuba. Wahawe ikuzo n'icyubahiro. Nubwo ari itegeko ry'ibya gipagani, ryashyigikiwe, rishyirwaho umukono kandi ritangazwa n'umwami w'abami Constantino amaze kwitirirwa ubukristo. Bivuze ngo isabato batangiye kuyihanagura kugira ngo icyumweru kiboneke amadini agisenge. Twagiye abagatulika rero nabo ubwabo bivugiye yuko umunsi w'icyumweru wari usanzwe ari umunsi w'abapagani, kandi bakomeje banabivuga yuko abantu mu mwaka 325 bavuze yuko igihe cyose hazagira umuntu uboneka ashaka kugendera mu myizerere y'Abayahudi, uyu muntu uko azajugunywa hanze ya Kristo. Umuntu uzashaka gukomeza isabato agakomeza, iyi ni kiliziya yabitangaje, n'abagatulika. Yari konseye ya Laodikiya, ni inama yari irimo abagatulika. Bafashe umwanzuro aravuga ngo umuntu uzabonwaho kumva yuko agishaka kugendera ku isabato, ntiyumve yuko kiliziya yashyize w'icyumweru, azajugunywa hanze ya Kristo. Aha rero nagira ngo tujye mu ntambara ikomeye, murebe amagambo akomeye. Uko ubupapa bwakomeje kugira imbaraga, niko n'icyumweru cyakomeje guhabwa ikuzo. Bigitangira abahinzi bakomeje imirimo yabo isanzwe. Igihe babaga batagiye gusenga, umunsi wa 7 ukomeza gufatwa nk'umunsi wo kuruhuka. Ariko hanyuma hagiye habaho guhinduka. Abakozi bo mu nkiko babujijwe guca imanza z'abaturage ku munsi wa mbere w'icyumweru. Abakoze ku cyumweru rero, abakire bacibwaga ibihano, naho abakene bagahanishwa gukubitwa ibiboko. Ibeshya ukore ku cyumweru, amafaranga bafataga 1/2 cy'umutungo wawe, cyangwa se waba uri umukene ntacyo ufite bakagukubita. Abantu bamuzinga ibiboko agatavuga tumba nkazongera gusenga ku isabato ngaho ndi. Aya ni amateka. Hanyuma papa yategetse abapadiri kuyobora paruwasi guhana bihanukiriye abazazirura icyumweru, bakabatumira kujya kuvuga amasengesho muri kiliziya maremare. Yego, bakabwira bati wowe uri busenga ishapuri inshuro 60. Murumva ni uguturuka mu gitondo paka nka saa 7. Umuntu ahanirwa yuko yakoze ryari ku cyumweru. Noneho rero nyuma inama nkuru y'amatorero irabihinyuza, ivuga yuko n'abaprotestani byababayeho kenshi, kuko kiliziya yari yavuze yuko abantu bagiye bakora ku isabato ku cyumweru bakubiswe n'inkuba. Noneho abaprotestani nabo bavuga ko byabayeho abantu bakoze ku cyumweru maze bakubitwa n'inkuba. Ikinyoma.
ngo abantu bagiye gukora ari ku cyumweru nkubirazi bakubita bose barapfa. Ikimenyetso cyerekana ko uwo munsi ari uw'isabato. Abayobozi b'amatorero baravuga bati ibyo byerekana mu kuri uburakari bw'Imana ku bantu bazirura uwo munsi. Abapadiri, abami n'ibikomangoma n'abakristo bose bongeye kurarikwa gukora uko bashobora kose kugira ngo uwo munsi uziririzwe nk'uko biwukwiriye. Mbamenera ibanga, abapadiri, abami, ibikomangoma n'abakristo n'ubundi barimo baregeranwa ngo icyumweru cyongere gisimbura isabato ku mugaragaro. Twakomeje intambara ikomeye. Kubura ibihamya rero byarakomeje. Noneho rero kugira ngo babone amagambo basimbuza ubuhamya bwo mu byanditswe byera badashobora kubona, byabaye ngombwa kwitabaza amagambo y'abantu. Nko mu iherezo ry'ikinyejana cya 12, umuhamya w'umunyamwete w'ibyo kuruka ku cyumweru yasuye amatorero yo mu Bwongereza. Arangije bamugisha impaka baramutsinda, asubira i Roma, agarukana igitabo avuga ko cyavuye mu ijuru cyanditsemo amategeko avuga ku cyumweru. Agarutse arabigisha bose arabafata. Icyo nagira mbabwire, ibinyoma byarakomeje, kubura ubuhamya bwo mu byanditswe byera byarakomeje. Eusebius wari bishop w'i Kayisariya, wari inshuti ikomeye n'umujyanama wa Konstantino, yavuze ko Kristo yakuyeho isabato y'umunsi wa 7 akayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nyamara nta bihamya yashoboye kubona mu byanditswe. Urutoki rw'Imana nirwo rwagiye rugaragaza amategeko. Umugambi w'Imana mu gihe kizaza ku mategeko yayo ni uwuhe rero? Abanyamadini bafite byinshi barimo kutubeshya, ariko muri Yeremiya 31:31 murebe umugambi Imana ifitiye amategeko. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nk'abakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga, nzakura, nibyo nzakura, nzashyira. Abanyamadini batubwira ko ku musaraba wa Yesu amategeko Yesu yayakuyeho, ariko hano haratubwira ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo. Turi mu gihe Imana itarimo gukuraho amategeko, ahubwo irimo kuyandika mu mitima yacu, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Byerekana yuko bitazashoboka ko umuntu yakwitwa ubwoko bw'Imana adafite amategeko y'Imana mu mutima. Kandi ntago bazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese wo bavindimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Tujye muri Zaburi 37:31 akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Amategeko y'Imana ye ari mu mutima we, nta ntambwe ze zizanyerera. Haleluya. Kandi mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 9:21 Pawulo arangije arababwira, tumva hari abantu benshi bagiye batwarwa n'ibintu nigishije, ariko bantega amatwi neza. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko, ariko ku Mana sindi udafite amategeko. Haleluya. Ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye, kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose, kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe na bamwe. Kuko ibyo rero nusoma inzandiko za Pawulo utazavuga yuko Pawulo yakuyeho amategeko. Kuba adafite amategeko Pawulo yabaye nk'udafite amategeko, ariko ku Mana Pawulo ntabwo ari nk'udafite iki amategeko. Nagira ngo rero mbereke ibintu bitangaje. Murabona iriya foto umuntu yayishyize kuri internet yerekana uburyo abanyamadini, abapadiri, abapasiteri barimo guturuka mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bashaka isomo ryabashyigikira ko amategeko y'Imana yakuweho, ariko ntaryo bazagira gute, ntaryo bazabona. Nagira ngo mbabwire rero ikintu gikomeye twihuta. Igitabo cy'Umugenzi page ya 59, igihe Apoloni yahuye na Mukristo
Apoloni ahura na Mukristo cyari igihe gikomeye, rwari urugamba rudasanzwe. Noneho Apoloni ahuye na Mukristo, Apoloni ararakara cyane. Amaze kurakara, abafite igitabo cy'umugenzi murebe page 59, aya magambo ndayasoma nta kibazo. Murakoze. Umugenzi page 59 handitse ngo iki? Apoloni ararakara cyane, arangije abwira Mukristo ati, ndi umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga. Ese murabyemera yuko Satani yanga Kristo? Rwose. Iki gitabo ndimo gusoma cy'umugenzi ni igitabo gikoreshwa n'abapentikoti, ababatiste, Restoration Church, Zion Temple n'andi madini yose ya giprotestant. Bijya bimbabaza uburyo basoma iki gitabo ariko Satani akabarenza amagambo nk'aya ngaya. Apoloni abwira Mukristo ati, ndi umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga, nkanga n'amategeko ye, nkanga n'abagaragu be. Iki nicyo kinzanye, ni ukukubuza ibintu bitatu Satani yanga. Mushyitsi mwene data uraha ubyumve, Satani yanga Yesu, icya kabiri yanga yivugiye ni amategeko. Niyo mpamvu mu madini yose barigisha, ariko iyo bageze ku mategeko y'Imana barayasimbuka. Niyo mpamvu bavuga ko yakuweho, ni Satani ubo bavugiramo ko Satani yanga amategeko. Murebe uburyo Satani yanga amategeko. Twebwe abadivanisi umunsi wa karindwi nitwe duhagarariye amategeko mu isi, ariko muzarebe uburyo nitwe yicisha isabato cyane, nitwe yicisha amategeko kurusha abandi kubera ko arayanga. Ariko arangije ati, rero nanga n'abagaragu be. Abagaragu b'Imana Satani agize gute? Arabanga. Ikizabikubwira, uzahagarare mu nzira y'Imana neza, Satani azatangira kugaba ibitero. Azagaba ibitero ku bana bawe, azagaba ibitero ku mugabo wawe, azagaba ibitero ku mugore wawe. Ibyo byose nibyanga azagaba ibitero ku cyubahiro cyawe cyangwa agaba ibitero ku kazi kawe. Yanga abakozi b'Imana. Mukristo arangije abwira Apoloni ati, Apoloni irinde, kuko ndi mu nzira y'umwami, ariyo nzira yo gukiranuka. Haleluya. Inzira yo gukiranuka n'amategeko y'Imana yifitemo uruhare, nicyo gitumye ukwiriye kwirinda. Apoloni atambikiza mu nzira arayimara, abwira Mukristo ati, simbikangwa, itegure gupfa, kuko ndahiye isenga yanjye ya Gehenomu, yuko utari butambuka intambwe n'imwe ntakwiciye ahangaha. Ikibazo cyabaye iki? Amategeko. Abana b'Imana, imbere hano aho tugiye kujya, Satani agiye kurwana intambara ikomeye. Amategeko y'Imana agiye gushyirwa ahantu hakomeye. Intambara zigiye guhaguruka zo kurwanya no gukuraho amategeko y'Imana. Satani azatambikiza mu nzira yose ayimare, ariko Imana izaduha amababa yo kwizera. Ntabwo tuzaba tukigendesha amaguru, tuzaba dukoresha amababa yo kwizera. Imana ishyira amategeko yayo mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntidushobora kuva mu Egiputa ngo tugere i Kanani nta mategeko. Ntago twava mu bupagani bwatwokamye ngo tuzagere iwawe tutayobowe n'amategeko atera umudendezo. Muri twebwe twishimira amategeko, ariko imbaraga zo kuyakomeza ntazo. Ye baba, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izadukiriza muri Kristo Yesu. Genderera imiryango y'abadivanisi uyumvise iki cyigisho cyane, ariko by'umwihariko ugenderere n'abandi basanzwe mu yandi madini, ubumvisha agaciro k'amategeko yawe. Reka amategeko yawe tuyakunde kandi tumenye ko atera umudendezo. Reka amategeko yawe yandikwe mu mitima yacu kugira ngo tutaba abanyedini gusa. Reka isabato yawe, kwizera kuri muri twe kujye kuyitwibutsa. Uduhe icyo tugomba gukora mu gihe kigihari. Abana babambika imbaraga. Uko duhagaze aha twese amategeko yawe twarayishe, ariko muri Kristo Yesu harimo inzira yo kongera kugira ibindi byiringiro. Uducishe mu nzira waciye, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.